Hi, murakaza neza kuri Ceremony TV. Murabizi dusanzwe tubakorera ibirori kabisa mukaryoherwa. Uyu munsi twabateguriye ikeshamvugo ku mukene. Hanyuma nyine nk'uko musanzwe mubizi mu by'ukuri abantu bageraho bagakabya bagatebya bakagira gute, ariko noneho uwo twahuye uyu munsi we yari rurangiza. Twabazana ikeshamvugo rero ku mukene. Turarihuza n'ikeshamvugo ku nka, kuko murabizi ko inka mu muco nyarwanda inka ni ikimenyetso cy'ubukire. Hanyuma rero turajya tubivuga tubihuza ndetse n'inka nuko. Ikeshamvugo rero ku mukene ubundi mu mvugo y'ikinyarwanda imvugo y'ikinyarwanda ikoresha amagambo yoroheje agaragaza icyubahiro n'agaciro, aho gukoresha amagambo akocamye igaragaza amateka y'inka mu muco w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ikeshamvugo ku nka aho ngaho niho twari tugeze. Hanyuma rero ikeshamvugo ku nka rikwirakwiye mu muco nyarwanda kuko rikwirakwiriye mu muco nyarwanda, kuko inka zishushanya ubukire nyine n'intambwe y'ingirakamaro mu buzima bw'abanyarwanda. Hanyuma rero ikeshamvugo ku mukene muri rusange ni uku nguku rimeze. Iyo umukene agihumeka mu by'ukuri abantu bageraho bakavuga ati ararohanya. Iyo asabana bakageraho bakavuga ati aya ni amaco y'inda, mbese ubwo ni ukwicuza. Iyo atembereye bageraho bakavuga ngo noneho ngo yazerereye. Ubwo ni ukuvuga niba akunda gutembera cyane ubwo namwe murahita mubyumva ko akunda kuzerera cyane. Iyo ari wa muntu rero ukunda kwikorera utuntu twinshi nyine babandi bavuga ngo ni furafura, abandi ngo arakora cyane, abantu bamwita indushyi. Iyo avugiye mu ruhame dore noneho abakumira, nibwo ujya gusanga abantu bavuga ngo noneho ngo yasakuje. Ni ukuvuga ngo bo ntabwo bavuga ko kuba yagize ikintu avugira mu ruhame yenda yatanze n'igitekerezo, ntibita ku gitekerezo ahubwo baravuga ngo arasakuje. Akarusho noneho iyo ababaye abantu bakageraho bakavuga ati ni ugutera impuhwe, ngo ari kugaragaza ikiniga. Ikeshamvugo ku mukene rero ni inka. Ubundi iki gitabo nyine umuntu twabonye uyu munsi rwose yari rurangiza. Iki keshamvugo mu kinyarwanda cyanditswe n'umuvugabizi Nsanzabera Jean de Dieu, cyagaragaje ko inka ari umutungo w'ingenzi mu Rwanda, nanone ko zishushanya ibintu bikomeye ku muco nyarwanda. Aho bakamira inka bakahita agatuza, aho inka zishyira amase aho bakahita ngo ni mu ngombe, aho inka zirishiriza ni ukuvuga ngo aho zirisha ni mu rwuri, aho inka zinywera amazi ni ku mwaro, aho inka zihagarika amaguru bakabyita kwihoma. Hanyuma ibindi byiza ku mukene twashobora kubabwira, iyo inka zabaga zitakambiraga, ubwo ni ukuvuga kugaragara ku buryo bwo kumenyekana. Ubwo noneho mu gihe inka zitaka ni ukuvuga umuvugo. Iyo inka yanyarutse nimujya mwumva abantu bavuga ngo ni ukunyaruka, ubwo ni ukwihuta. Iyo inka yambaye babyita ingarani. Hanyuma rero ushaka kumenya n'ibindi byinshi rwose wakomeza ukandukurikira kuri Ceremony TV. Banzura neza ko wakoze subscribe, ukore like and share, tujye dukomeza kubana kandi n'ukuri uruhare rwanyu ni ingenzi cyane. Tubafitiye rwose ikeshamvugo mu buryo bw'ikinyarwanda cyuje ubwenge ndetse n'inyabupfura, kuko bifasha abanyarwanda kugaragaza icyubahiro n'agaciro ku kintu n'umuntu, no kwirinda gukoresha imvugo y'amajeriye. Turabakunda cyane rero kuri Ceremony TV, mujye mukomeza mutugane kandi ujye ukomeza ubwire n'abandi. Ngahe nguko rero niryo keshamvugo ku mukene ndetse no ku nka. Ibindi nabyo nakagaruka tuzaduhara tubane. Urakoze cyane, ndabakunda cyane.